hari n'abandi bapampe bari hano w'inyuma yari barimo barera ngo barasiga genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inshuti bakunze b'Urugendo Online TV n'ubundi nkuko mubizi ubwashize mu minsi yashize twabageshijeho inkuru yatunguye abantu benshi aho umwana bita Patrick yari ari ku ishuri mugenzi wiwe biganaga akamukubita ingumi bikamuviramo guhita ahasiga ubuzima. Uyu munsi nibwo twagiye kumuherekeza bwa nyuma aha turi naho bari mu rugo rw'ababyeyi iwabo aho bari kumusezera by'umwihariko hari abantu batandukanye mu nzego zitandukanye abayobozi ndetse twahabonye n'umuyobozi wo muri REB uvuze ko nawe yaje gufata mu mugongo umuryango w'uyu mwana Patrick witabye Imana. Ubu rero tugiye kwerekeza aho bagiye gushira umubiri wa nyakwigendera naho tugiye kwerekeza izi saha nyine aho bagiye kumushyingura. Hano turi Ikinyinya ahantu bita mu Birembo niho bagiye gushyingura uyu nyakwigendera Patrick. Rero n'ubundi nkuko mubizi twe tugomeza tubagezeho amakuru atandukanye abari kugenda bugwa hirya no hino. Uyu munsi iyi nkuru twayibagejejeho twagerageje no kugira ngo ize kubageraho yuzuye mumenye uko byagenze mumenye nuko uyu mwana ari buze guherekezwa mu cyubahiro. Uyu n'umwana wari ukiri muto kuko afite imyaka 14 yonyine y'amavuko. Urumva ko igihugu cyari kimwitezemo umusaruro munini ariko Imana imukunze kuturusha ikaba iramuhamagaye kugira ngo igire mu ijuru. Reka tukomeze kubwira umuryango we ndetse n'umuryango nyarwanda kwihangana kuko umwana nk'uyu nguyu kwitaba Imana akiri muto gutya ni ibintu biteye agahinda. Ikigo kiwe cyamuherekeje twabonye abanyeshuri bigana ndetse na directeur w'ikigo n'abandi bantu batandukanye nabo turaza kubabona aho turi buze kugera aho baza kumushyingura. Rero dukomeze dukurikirane n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma.
ese n'ubundi nkuko mubibona hano turi ni kwirimbi aho twaje guherekeza bwa nyuma nyakwigendera Patrick abambona n'abaturage bamuherekeje hano turi ni kwirimbi rya Bumbogo nkuko mubizi nyine umwana niwe yaratuye Patrick nyakwigendera Patrick ubu ngubu hano turi tuje kumusezeraho bwa nyuma kugira ngo bamushyingure mu cyubahiro na abantu benshi batandukanye bamuherekeje harimo n'abayobozi mu nzego z'uburezi ndetse n'abayobozi mu nzego z'umurenge ndetse n'abandi bagiye batandukanye uyu munsi rero Patrick tuje kumusezera bwa nyuma Patrick uyu nguyu nyakwigendera yitabye Imana ku myaka ye 14 yonyine gusa Imana ihise imuhamagara kugira ngo imushyire mu bayo abamarayika bayo nawe ajyaza kuturemera ibitangaza Patrick reka tugomeze kumwifuriza iruhuko ridashira hano nyine agiye kuruhukira akomeze kuruhuka mu mahoro natwe nk'Urugendo TV online turamwifuriza gukomeza kuruhukira mu mahoro nkanjye by'umwihariko ndetse na cameraman wanjye twese dufite agahinda dutewe ikiniga n'umwana muto cyane witabye Imana Patrick rero nkuko twabibabwiye mu nkuru yabanje Patrick ni mugenzi we biganaga wamukubise ingumi bapfuye umwembe umuviramo guhita yitaba Imana uyu munsi kuri iyi tariki ya 31 nibwo Patrick agiye kuva mu isi y'abazima akisangira umuremyi wacu ku Mana Patrick tumubwire ngo aheza mu ijuru kandi Imana rurema igomeze kumutuza aheza hano ni mu birembo n'ubundi ngenda cyari Bogari ninjye wakurikiranye iyi nkuru kuva itangiye kugeza irangiye ibindi kuri iyi nkuru rero turagenda tubireba muri video cameraman wanjye nawe ndamwizeye cyane aragenda atwereka uburyo umuhango ugenda uburyo ibintu byose biri buze kugenda amubwire ngo mugomeze kwihangana abantu mwese mugomeze gushengurwa n'inkuru ya Patrick by'umwihariko abo mu muryango we tubabwire ngo mugomeze kugira kwihangana kubura umwana ukiri mutoya birababaza cyane cyane abamwigishaga abo biganaga abari bamuzi muri quartier abakinanaga na wagapira muzamukumbura natwe twese tuzamukumbura even n'igihugu kizamukumbura kuko uyu yari ushobora kuzaba umusirikare akaba umuyobozi runaka agafasha u Rwanda rwamubyaye gutera imbere ariko Imana nayo iravuze ati reka nanjye aze ajye mu ntama zanjye ndeba umunsi ku munsi reka tumwifurize uruko ridashira Imana igomeze kumutuza heza Nikuti tuliswa, nibzagwa
esonze kufeta na nyuko nikonza kamisi abo byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana tuzarebe turamye umukiza tuzamuririmbira twese uri Imana ikira nukamuri byose ku buntu ninamutugera uri Imana ikira nukamuri byose ku buntu ninamutugera ubonegereje kandi nihangane kuzasobanukirwa byose mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru mfite ibyiringiro mu ijuru. Yesu ashimwe kandi nanone kandi reka tuvuge ijambo ry'Imana ho gatoya hanyuma twongeye kubaha ikaze mwese mwaje gufata mu mugongo umuryango wagize ibyago cyangwa se umuryango wa Patrick. Harimo ingeri zitandukanye, harimo ababyeyi be, hari umuryango, hari abanyeshuri, hari inzego z'ubuyobozi. Mwese muhawe ikaze kuza kubana natwe muri iki gikorwa cyo gusezera kuri Patrick bwa nyuma, aho tugiye kumucumbikira tutazongera kumubona ukundi. Nubundi turavuga ku ijambo twari turiho mu kanya, ni ijambo dusanga muri Yohana mu butumwa bwiza ibice byaho ni 11 nanone n'umurongo wa 23 tuvuze gusoma. Hanyuma twongere tuributse ko iri jambo turi gusoma ntabwo turi kurisomera Patrick utarifite amatwi yo kutwumva uyu mwanya, turimo turarisomera twebwe tugifite guhumeka umwuka bazima, twebwe tukiriho, ni twebwe tukereye kumvira ijambo, twarangiza tugakora n'iby'ijambo ry'Imana ridutegeka n'iryo ridusaba. Kuko ibyo Patrick mu minsi ye y'imyaka 14 yarariho ku isi, ibyo yakoze yarabikoze zararangiye. Rero nta yindi migabo n'imigambi afite yo gutekereza, ntabyo afite guhindura, ntabyo afite gukosora, ahubwo ni wowe ukwiriye kugira ibyo uhindura ndetse no gukosora, wowe ukiri kubwirwa kandi ukanumva. Ni ijambo rivuze ngo Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati nzi nyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Twakine neza ijambo ry'Imana. Nubangu iki cyari igihe cy'inkuru za Lazaro, twabibabwiyeho kenshi kandi mwaranabisomye cyane. Sinaho magambo yonyine ari muri Bibiliya avuga ku gupfa cyangwa se no kuzuka. Hanyuma ngo Lazaro yari inshuti na Yesu, agera ku rwego rwo kurwara, arenga no kurwara, agera ku rwego rwo gupfa. Batuma kuri Yesu aramubwira ngo inshuti yawe Lazaro irarwaye. Ariko Yesu kuko yarazi icyo agomba gukora, arabwira ngo iyo ndwara Lazaro arwaye ntabwo ari yo kumwica, ahubwo iyo ndwara niyo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hanyuma icyanyemereza nanjye nawe tukemezwa nuko ibyo dukora byose yuko dufite ubireba, akanabyumva, akanabyitegereza. Imirimo yose ukora Imana irayireba kandi Imana irayitegereza. Hanyuma ngo Marita ngo akimangwa iminsi nishize, Lazaro baranamushyinguye, baramushyize mu gituro, yarageze ku rwego rwo kunuka. Ngo Yesu nibwo yabwiye abigishwa be, arabwira ngo mureke tujye gusura ya nshuti yacu Lazaro. Hanyuma ngo abigishwa bwa ariko mwigishwa uyu ni umunsi wa 4, yarapfuye, yarasinziriye, ntabwo azongera kubaho. Arabwira ati nge nabwiye ngo muze tujye kumureba. Ngo bakigera mu marembo nibwo Marita yasanganiye Yesu, arabwira ngo iyo uza kuba uhari ntabwo musaza wacu aba yarapfuye.
nubango rero impamvu dupfa n'umwami wacu Yesu yemeye gupfa. Iyi niyo nzira muri Yohana 14 harabango Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu uzajya kwa Data atagize gute atamujyana. Inzira Yesu yaciyemo nuko yaciye mu rupfu, ku munsi wa gatatu arazuka. Natwe abapfuye bizeye ntabwo dupfa ahubwo turasinzira, ku munsi wo kuzuka natwe tuzazuka kandi tuzukire guhabwa ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Niyo mpamvu uyu mwanya twakomeje tubibabwira Patrick yasinziriye, ku munsi wo kuzuka tuzongera tumubone. Kandi nagira ngo ngubwire nawe uri hano uzapfa, ntabwo uri hano nk'umuntu utazapfa. Nawe umunsi wawe ni utaragera, umunsi wawe nugera nawe uzagira gute uzapfa. Nanjye umunsi wanjye nugera nzapfa. Ariko abafite ibyo byiringiro biravuga ngo biboneze nk'uko ngo waboneye. Dukwiriye kwiboneza mu mirimo yacu ya buri munsi, mu mibereho yacu ya buri munsi, tugakora ibyo gukiranuka kuko ari byo Imana ishaka. Tugomba kureka ibyaha tukanga ingeso mbi. Yesu avuze ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera wese azongera abeho. Umuntu wizera Kristo akizera Imana azongera agire gute azongera abeho. Kandi biratubwira ngo ku munsi wo kuzuka abacu batuvuyemo tuzababona. Ntabwo ndi butinda mu ijambo ry'Imana, ahubwo nagira ngo mbwire ngo wowe waje guherekeza Patrick, tekereza wowe nawe ejo ni wowe. Hari tuzakuzana hano, tuzakujyana n'ahandi, ariko tekereza ngo nyuma y'ubu buzima ngiye kuba hehe, nyuma yo kubaho kwanjye k'uyu munsi nzaba hehe. Hanyuma y'ubu buzima rero hari ubundi buzima. Abakoze imirimo myiza yo gukiranuka abo bazabana n'Imana, bazaba mu birori byiza, bazabaho banezerewe, bazabaho baguwe neza, bazabaho baramya. Ariko umuntu wanze kumva ijambo ry'Imana, umuntu udakora ibyo Imana ishaka, azakangukira gukorwa n'isoni. Imana izavuga ngo mwumve imbere mwankozi z'ibibi bimwe, mwumve imbere mwabanyabyaha mwe, ariko abakoze neza azavuga ngo muze mwicare iburyo bwanjye. Icyo nkwifuriza nade niyifuriza nuko twazahurira imbere ya Data akabanga Imana ishimwe ko mwanesheje isi n'umubiri mukanesha na Satani. Rero ndagira ngo babwire ngo uyu munsi wa none wumve ko Patrick agiye aheza, araruhutse. Birambira ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, mwukati yego baruhuka imiruho n'iki n'imihana. Imiruho yose ya Patrick arayiruhutse, ibyo ari kuzahura nabyo birarangiye. Hasigaye wowe ni wowe usigaranye ikibazo byose. Gupfa byo wizere ko uzapfa, nanjye nzapfa, umunsi wacu nugera tuzapfa. Ariko icyama twese tukazapfana ibyiringiro bivuga ngo tuzazukira guhabwa ubugingo buhoraho. Ndumva tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana ducumbikire Patrick. Iki nicyo kibanza yari yarateguriwe. Uyu ni wo munani, ni wo mugabane wa hano mu isi. Nta wundi mugabane ategereje, nta kindi kibanza ategereje, nta yindi nzu ategereje. Cyakoze nyuma y'ubu buzima hari indi nzu agiye kubamo. Tugiye gufata igitaka tugisubize mu kindi gitaka, ariko umuntu muzima, umuntu nyamuntu wafite ahantu agiye kwicara akagubwa neza. Ntabwo ari mu mayetaje hano mu isi, ntabwo ari mu makadasiteri hano mu isi. Hari indi nzu agiye kuba amaguwe neza, anezerewe, atazongera kubabara, gusonza, kurira ndetse no gushavura. Agiye ahantu heza, agiye kugubwa neza kandi agiye kuruhuka. Hanyuma mbere yuko dusubiza abayoboye gahunda umwanya, mwanyemerera nanone twongera tugafata undi munota mbere yuko dusenga kugira ngo tucumbikire Patrick angaha. Tugafata undi munota tukamwibuka, twamara kumwibuka hanyuma twongera tukagira gute tukamucumbikira, gahunda zikagira gute zigakomeza. Hanyuma buri wese na bombeke ku maso, ufata umunota umwe wo gutekereza wibuka Patrick. Hanyuma nanone ukomeze gutekereza ku rugendo rwawe nawe ruri imbere yawe, ukomeze gutegura ejo hawe hazaza, umenya aho ukwiye kuzajya, umenye ko ugomba kwategura uyu munsi ugifite umwuka bazima, nibwo ugomba gutegura aho uzajya. Murakoze, mureke dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, so umwami wacu Yesu,
twongeye kuza imbere yawe dufata ubuzima bwa Patrick burangiriye muri iyi si. Turavuze ngo iki ni igitaka kigiye gusubira mu kindi gitaka, naho umuntu we ndabizi ko muzahorana iteka mu bwami bwawe. Uyu Patrick turasenze ngo umurihuruko ridashira kandi umwakire mu bwami bwawe, hanyuma mu murage uzagabira bera nawe uwumurage kandi azahorane nawe. Turakwinyize rero ngo imitima iri hano igiye gusezera kuri Patrick bwa nyuma, udukomeze kwihangana ndetse no gukomera, ariko tukomeje ababyeyi be ndetse n'imiryango n'inshuti, tugakomeza naho yigaga nabo biganaga, kugira ngo bagomeze bakomere kandi bakomerezwe mu kwihangana, kuko natwe igihe nikigera tuzongera tumusanganire, maze twongere duhure, twongere tumenyane, kandi tuzagirana ibyishimo bihoraho iteka ryose. Ngo nyemerera uyu mwanya umwakire mu bwami bwawe, hanyuma ibyo ushaka kandi ushima bikomeze bibe hano mu isi. Tubisabye twizeye izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse, inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu gituza, soje umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa, n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, Ubuzima bwe n'ubutumwa, n'igihamya cy'uko. Tugiye gusaba ababyeyi baze badufashe tugeze umwanya wo gushyingura. Saba ababyeyi kugira ngo baze bashyireho ikimenyetso cy'ivu. Nyuma y'ababyeyi turaza gusaba abayobozi bakuru dufite kugira nabo baze. Basaba abayobozi baturutse muri REB mwabaha umwanya kugira ngo
dusabe abayobozi b'umurenge umuyobozi w'ishuri dusabe n'abana bahagarariye abandi kugira nabo baze hari abegera hariya hafi hari n'abandi bapampe bari hano inyuma yari barimo barera ngo barasigaye famiye ntibazimara indabo za famiye rero turasaba noneho abana bigira inyuma ahasigaye dusabe bano bantu badufasha noneho kugira inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye
na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo dutandukanya nawe tuzaruhuka. Tugiye gusaba ubushyingura kugira ngo bashyireho umusaraba, uherekeza nyakwigendera nashyiraho umusaraba. Reka dusabe noneho umubyeyi bamuhereze n'ururabo n'abandi b'umuryango. Reka dusabe ufite ururabo rwa deje wa rebu ndetse n'uwo bari hamwe. Dusabe ufite ururabo rwa executive w'umurenge ndetse na timu yindi yabaturutse ku murenge nayo urwo rurabo uruzane. Timu yaturutse ku murenge na executive dusabe turasaba ufite ururabo rw'abanyeshuri reka dusabe abandi bantu bo mu muryango niba ari n'undi muntu waba ufite ururabo twabaha umwanya kugira ngo barushyireho. Niba nta wundi rero urudurije aha ngaha guherekeza umwana wacu. Yesu nk'uko mubibona rero umuhango wo guherekeza nyakwigendera Nizeyimana Patrick ukaba usoje. Ubu ngubu abantu bakaba berekeje aho bakarabira. Aho ngaho ni kuri sale y'umurenge wa Bumbogo niho bagiye gukarabira. Rero Nizeyimana Patrick nk'uko muri kubibona yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi muri 2010. Bisobanuye ko uyu mwana yaburaga amezi makeya akuzuza imyaka 14. Nkuko nyine muri kubibona uyu mwana amakuru twamenye nuko mama we yababyaye ngara abana 7. Uyu Patrick akaba agiye ari uwa 4 kuko ubu ngo mama asigaranye abana barwa. Rero Patrick nawe akaba aruhukiye hano nyirimbi rya Bumbogo niho aruhukiye. Tugomeje kwifuriza Patrick iruhuko ridashira. Inshuti bakunzi b'Urugendo Online TV, reka namwe mbashimire cyane, mbabwire ko ahandi hose haba hari amakuru nk'aya ngaya aba yabaye mu buryo butunguranye. Patrick nkuko twabibagejeho mu nkuru ya mbere, Patrick yari ari ku ishuri aho yigaga kuri EP Ngara mu mwaka wa 3, aho yiganaga na mugenzi we nawe mu mwaka wa 3 akamukubita ingumi
amuziza umwembe. Ni impanuka nyine, murabyumva ko ari urupfu rw'impanuka, aho bari bari gupfa umwembe bikarangira uyu nyakwigendera nyine ahasize ubuzima. Reka rero mbashimire cyane, n'ubundi nk'ibisanzwe ni MC Bogar, amabwire ngo ngomeze kwihangana namwe muri bugire shoke kubw'iyi nkuru. Turabakunda cyane.